Sibwo ni ibiki bigiye papa we yakoze pe kwirwa zasadaguza ibintu hano asadaguza ibintu ubu ntabwo wazi ko umuntu aba yakoze isuku pe aha ndamwiyama ntakazaga gukunda ibintu by'umwana Karibu mwinjire. Ni karibu. Elize. Muraho prefe. Muraho neza. Makuru yanyu. Neza. None ndi kuyoboye ahangahara. Mbabarira isi zajya tugezaho muba. Mwebwe tuba twarahuriye ku mashuri mukibagirwa n'abayobozi bawe mukagenda mukaherayo. Mumeze neza ariko. Turakomeye. Ndishimye kabisa. Ngiye mugo ndubiwe ndinjiye ndavuga se ngo nayobye. Aho banyoboye imbara aho ngaho abanyoboye simbizi. Aya ni hano mba nibereye dore mu rugo ni hano. Ariko none ndishimiye ndatangaye kabisa. Umva. Ubu ngubu mvuye ku murenge hepfo wa Muhanga. Ngezeyo narinje kureba etat civil wabo. Nuko barandangira ngo nzamuke ngo nze ngo hari inzu ngo ituye ruguru yayo gatoya. Ubwo se ngeze ahangaha ndumirwa none se etat civil nindi ko bandangira Prefete rero nagize imana nyine nagiye gukora ikizami. Ikizami nyine batangaje ibizami nyine njya gukora. Nagize imana nyine kubw'amahirwe ikizami mba ndagiciriye nibera etat civil nyine uko nguko. Ngiye kumva Evana ngize imana nagiye kubona mbona bamanitse umwanya wa mbere. Usko wagize amahirwe menshi cyane. Hari abana njya mpura nabo mwiganye babaye tumayiro ndumirwa n'utumwitwa itabi naravuze ati se abana kuko nukuri Imana ishimwe gusa we nabonaga witonda ntabwo wari umeze nk'abandi nabona. Imana rwose yankoreye ibitangaza nta kintu nayishinze. Ariko wari umeze neza. Nari meze neza. Ahangaha niho wibera. Niho mba nibera Imana ahubwo sibyo ko numva nabyose numva mfite utubaraga dukeya ndavuga ati n'ubundi tega mbikorera ahangaha nta kibazo. Mana mbere rero rwose ari amahoro none ubwo mubonye. Ni byiza ahubwo nanjye ndishimye pe. Shano kuri minteri myinshi rero hari akantu nashakaga. Hari umuntu aherutse atuye hano i Muhanga. Muhanga. Ubwo rero naje kubaza etat civil nahoze nzi ko ari Muhanga none mbonye ari wowe ngo ngira ngo baramuhinduye nagira ngo noneho amucakire muri machine ndebe quartier abatuyemo ko imidugudu yose mamuyifite. Uwo mugabo yitwa Kalisa. Kalisa nta kibazo. Kalisa Ernest. Kalisa. Mbere mwari mutuye yarari Muhanga se? Mbere yaratuye inaha. Inaha? Yaratuye inaha nagira ngo ndebe ko akiyatuye rwose twaraburanye. Ernest. Ndabona se ubwo atari hano muri Nyamata. Nyamata? Kalisa Ernest. Ndamubona hano Nyamata pe. Uzi ko bimutse? Yarimutse ubwo ngubwo byo birashoboka. Birashoboka ko yimutse bisi yabawe use. Ariko ntacyo ubwo mbonye hawe. Wamushakiraga ariko ibintu ibihese. Ni iki wamushakiraga? Oya nta mahoro ntacyo nuko twaburanye. Ni umuntu w'ingenzi rwose nagira ngo nirebera aho atuye. Mugere bona herutse ratuye hano Muhanga hashize imyaka myinshi nanjye mwibuka tutabonana. Rero nagira ngo ndebe ko agituye hano Muhanga. Ubwo nyine muvugishe ku bintu namushakiraga. Nta kibazo. Ako ntacyo mwari mukoze. Nanjye kandi nabashimiye mwangishije neza. Kuri Imana nyine nta kibazo pe kuko wambereye umubyeyi nyine uramfasha. Ariko nzaza no kugusura mu rugo. Cyane rwose.
nizo nshingano zacu none se tuba tugira ngo natwe tubayobore neza mwige neza turebe ko muzavamo nyine ibyo murimo kugeza isaha kabisa rwose abaye umuntu w'umugabo ndumiwe ubu wagira ngo turi kungana igihe aha rero ntabwo yarize ntinze reka ndebe ukuntu nagenda dore buranishe nanjye mba ndi muri raporo z'abaturage ubu ntabwo nabona ukuntu muherekeza akazi kubeta sivire ndakazi ntabwo mpamworohewe sawa kandi wakoze akazi keza Allo? Sirivi bite se? Ni meza noneho sindi no kukumva reka nshyireho pariyeri wihangane. Sha ni amahoro mvuye kwa Etat Civil. Sha mvuye gushaka mwana wa musaza wanjye njya nkubwira witwa Kalisa. Mvuye gushaka wa musaza wanjye witwa Kalisa njya nkubwira. Nyine sha nasigiye nyine wa mwana. Yakugenze iki? Sha uzi ko nambwiye noneho ndumi buse nzababona koko. Wambwiye nkuza? Sha arambwiye ngo umusaza wanjye ngo yimukiye Inyamata. Inyamata? Inyamata. Baho wihangayika rwose. Sha nese kundemesha agatima hari icyo biziho? Hano mukirere nyine tuziranye uri hano Inyamata. Urumva? Reka nguhe nimero ze. Ujye kumuhamagara nyine umubaze. Nanjye ndaza kumukubariza kuko ashobora baziranye n'abantu benshi nyine basanga nawe baziranye ashobora kuba mwiza. Cyane sha uzi ko n'abakomisiyoneri babaza abantu. Nimba yaragiye kera rwose bashobora kuba baziranye se. Oya bari abashaka amazi ntibayoberwa abantu. Mbabarira unyoherereze izo nimero ndazikeneye mubaze ndebe ko nabona umwana wanjye. Sha sawa urakoze ni ukuri umfasha mu bintu byinshi uri inshuti nziza. Sawa sha ubwo nyine urahita uzima. Sawa. No? Amakuru Peter. Muraho. Ibihe byinshi. Ariko ni ibihe ntusobona ubuzima babworoshye. Umuntu aba ahagurutse yirukana ntabwo umuntu aba yorohewe. Ahubwo hari ikintu agiye ngufasha. Uribuka wa mukobwa nateye inda? Uriya mukobwa nafashe ku ngufu rero urumva afite ikibazo gikomeye. Unkoreye ikintu wamfasha washakira nk'ifoto ye. Ntabwo wayimpaye. Ikora uko ushoboye kose umfashe kabisa urebe ko wayimbonera.
kabisa afite ikibazo ushyiramo agatege sawa Remember that Nita Meta IMC record above the landing I talent Nizera nkuko mwizera ayo n'amagambo bavuga wowe reba ibikorwa ayo n'amagambo bavuga wowe reba ibikorwa